mani dukora ikizo umva tujye guca no sori muri ra modoka mwana musigara ari muzima bitwaye ikizo mfa ko uri bumembere kugiye Boaze na Boaze bari he? Ntago ndi kumwe nabo. Kuki utari kumwe nabo? Hari abahungu babujije kuza. Abangabo ni bande? Abahungu bari barashimuse Boaze. Mani rero nubwo akazi katararangira ntago wagenda utampembye. Shoferi ujye jana Boaze ndakubwira. Wow man akazi kose tukaba turakarangije ahubwo ndibaza niki gikurikira akose Fisto imakoze ikintu gikurikiyeho man ubona pota akazi mwame mba karangiye njye mu ngutagabane kanye ngiye nicira ishene man nabindi akose gikura genda ujye man uracyadukeneye atwe turagukeneye turacyagukeneye man uza akazi dufite ko gukora umva nkubwire man Fisto urumva izo mapuro zibike neza singizi ngomba kuzibika man amafaranga man ngiye kubanza nsubire mu rugo kwa Boaze ibindi tuzabikora n'ingaruka pilote urasubira muri rugo gukora iki ibyo twashakaga kare ngibi tubibonye ni imitungo ngi turayibonye urabusubira gukora iki Fisto ngomba gusubirayo nkajya gusibanganya ikibimenyetso bro batazamenya ko renje wari wishe nyuma y'ibi bintu byose ikindi kandi ngomba kwita nekerezo uburyo ngomba gutangira chapitre ya kanga ya kabiri cyamvanye mu gukemba ngo chapitre ya kabiri ihe chapitre se kandi yo gushaka papa Fisto sha rero okay nimba ari gushaka papa wawe aho nta kintu nagufasha gusa cyo nakubwira amahirwe masama asundi pro twese mwapanze kubaza tugomba kujyana n'ababyeyi man rwema ari kwita bica bro kandi urabizi ko muri gahunda dufite zose ibintu byo kubena amaraso nago birimo bivuze ngo Boaze mwamugambani asu twese mwamutanze ngapfe man aho kugira ngo bose bapese ntago wapfa umuntu umwe Niko rufu Boaze ari he? Boaze nyine Boaze se kandi gute ntuzi ko bamushimuse se ntabwo aragera aha nawe nabonye sheri umwana wanjye ari he Namabo tuza bashaka ko banyuza izindi nzira ariko bya byose baraza none kuki banze ko tuzana mu modoka ubu bari bafite indi migambi nyine nizo mpamvu niyo tugomba gutuza tukamenya impamvu umwana wanjye ari ahandi hantu baba bagiye bangana we genda cisha makeya wese kusakuza nibyo biri butuma agera hanga ibyo ngibyo byihorere ngiye kireka mbonye umwana wanjye byo kuvuga nabize ube wavuga neza ufite ikibazo nk'iki ngiki wereka turindire umushoferi turamwizeye isani saramuza uriya muhungu agira amafuti menshi
sariho ugiye kubiziganya n'umushoferi hanga amanjye Boaze yari mu rugo bimubitse hanyuma yo gufata imigabane yanjye ibi nzabikora mfite amafaranga. Cara neza. Neserwe. Kumugaruye. Kumugaruye? Kumugaruye? Nese wakanya wibagiwe twavuganye. Urabyibagiwe? Ntabwo wabyibagiwe. Ahubwo nguye none. Tifata imigabane yacu. Twakureye twaruhiye. Dore agensize y'akamodoka ndaguhana rifite nimba bishaka. Oya nta kibazo genda ndaza kuzana chips. Okay. Sawa. Hanyuma nushaka umubiryo amaze iminsi biratari cyandakeka ariko nushaka ntunabimushe kuko dore nyine abo dufatira imigabane. Bose rwema uze noneho tugiye kwerekeza hera. Man ndakwinze rwose ntuzanye kunyita iryo zina boss man ndabyanga cyane ko bininga mu matwi. Ahubwo shoferi akabari kitwa Sodoma urakazi? Ndahazi. Sodoma twagiye. Wow. Tubonye imodoka y'ubuntu, umushoferi ku buntu wabyizerwe ushobora kubukaze. Ewe. Asharwe urategura. Muzika bwa mbere ngiye mu modoka. Ubundi wari waragiye koko. Ewo shareka ndaburya umunyenga. Shofu tware neza gusuta konga ugasanga batwatse n'ibyangombwa. Yewe sharwe cagendurirwe makoko. Uyu mushoferi ari uri he n'umwana wanjye? Kureka maze mpamagare twumve. Guhamagara nyine. Di gabanya umunwa. Reka mwihamagare. Njye buciyemo. Ngaho nyine muvugana. Ntabwo yitabye. Ubundi
kiriya gishoferi wagikuye he ariko se noneho kuki kibaye iki kuki imbere hose kitabaga kibaye iki kubera ko ari mu bibazo kandi imbere yagutwara uvuga ngo ngo umushoferi mwiza ngakata imodoka neza n'ibiki byose rutwara iki kandi noneho reka nkubwire ikintu ibintu bimaze gufata indi ntera bimaze kundenga ntago mbyumva ukuntu ibintu byarinze bigera ahangaha nta kintu ukoze wari uri hehe mbwira ukuntu nzicara mu bagabo bandi nanjye nkitwa umugabo bana nk'abariya bantwaye imitungo naruhiye kuva nkiri umusore kugeza izi saha wa mugore we ibintu bifitemo uruhare njye wagize ububasha bwo kugira ngo nishimutire umwana genda urabona uruhare mbifitemo byageze hano uri hehe wowe fungura n'amatwi mbikubwira bifitemo uruhare utongera gukora ikosa ugira ikintu wongera kumbwira ndabikubwira ndongere nanabikubwire nanabigusubiriremo ubifitemo uruhare uranambwiye ngo ufite amabanga tangiye kuvanga amadosi wasanga ari nawe utuma ibi bintu byose biba wabona wakambanye n'uwa rushoferi rwawe ubu ruri hehe nyuma yo kubidebe uri n'ingoroje fata ibintu byawe umwana wanjye wa mugabo ariko reka mubwire n'ikintu ushobora kuba baranaguhaye n'uburozi mu byo wariye byose bashobora kuba barguhaye n'uburozi wowe uraterwa nawe ukitera ndashaka kumenya umushoferi n'uwawe niwe mugore ntituzanye njyewe nawe mbwira mwana wanjye ntituzanye njyewe nawe none uri kuzuba nabyirwa n'ikimunda amabanga ubitse n'ibwoko ki ubitse yahe mabanga karange se n'ayawe n'ayawe kabara yanjye icyo nshaka n'umwana wanjye ubundi ukoresha izindi mbaraga nimba gutwara umwana uri umuntu w'umugabo ngakoresha izihe se narikoresha izihe hejuru y'imbunda zari ziri hariya imbunda uriya bwana bungana kuri are wewe wakoze iki ko wahageze wajya gukora ku mwana bagagutunga imbunda ayo magutiya yawe ntiyagize gutyo ukagira ngo ni imbeba zirimo wowe kuri umugabo wakoze iki abana bangana kuri bagutwara umwana izo nkweto zawe ntizuzuyemo amazi ukabura icyo ukora usibye ko nabyihoreye ngaceceka wowe uravuga gusa nk'idebe ririmo ubusa njyewe ndi idebe ribi cyane idebe wa mugabo bakuretse imbunda mbona utangiye gukanaguzwa iminwa iratangira gutigita wagira ngo ni isosi wariye y'ubushishi utangiye kureba wakoze iki uri kuvuga gusa n'ubukana ngiye kuvuga ijambo ariko rikanceceka werekanye ko uri umugabo koko hari abahagaragaye uri umugabo wakoze igikorwa ceceka aho ngaho reka nkubwire umva ibyo byose uri kwigira genda tumuka Boa. Karame Fabiola. Mbabariye kubw'ibi byose birimo birakubaho. Gusa ndagusezeranya ko bitazongera. Fabiola. Oui. Ubuzima ndimo kubamo burutwa no kuba nakwipfira ko ntabwo nzi niba na nyuma y'ibi ngibi Imana nintabara hari icyo nzimarira. Boa. Karame Fabiola. Bimaze kugaragara ko ari ngiri kubaho mu buzima bubi. Ninjye mubi n'ukuri pe. Kuko ibi byose biri kukubaho mbifiteho uruhare. Wikwirenganya. Ntabwo uri Fisto, nturi Rwema, yewe nturi n'abari abagenzi babo. Birirwa bafatanya mu gukora ubugizi bwa nabi. Dore umutima wawe ntabwo ukwiye kugucira urubanza. Aha. Kambe ntegerejeho gatoya. Wenda Imana izantabara mva ahangaha nkiri muzima. Kuko Imana niyo ipanga byose kandi nizeye yuko izantabara. Boa. Karame Fabiola. Ibi byose iyo mbishaka ntabwo biba bikimeze gutya. Kuko igihe cyose ninjye nawe tuba turi hano twenyine. Boa. Ese ushobora kugenda? Nubwo amaguru yanjye bayavunye ariko mbonye uko ntaha
nubwo ntayagendesha ntagenda nta kibazo. Cheers bro. Ibintu biraryoshye kabisa. Hako se guys. Nyiri umupango pilota rero ngo twishimire ino nsizi turi kumwe nawe. Pilota akazi ke nako kararangira. Yasubiye kwa mama Boaze gusibanganya ibimenyetso. Ahubwo ndabona umuntu uri kutuburamo ni Fabiola. Fabiola se. Fabiola ashobora cyangwa ntaze kuko nkima gusubiza Boaze mu rugo ubu uri kumwitaho. Biza ngashaka kuza cyangwa ntaze. Ahubwo nshaka baza akantu kamwe we Fisto nawe na Jikweye. Kubera iki mutatumye Boaze ajyana n'ababyeyi be? Kuki mwamuje kuza n'ababyeyi be? Man, turi kwakwisha amategeko yose ya pilote. Ngiye ndumva rero wabibazo. Okay, ibyo katubyihorere. Tubireke birenge twimwe twishimiye nsinzi twagezeho. Man, ngiye igisho byanenze no ino kuzimena. Ahubwo mbabaza akantu kamwe. Ubundi mama y'umugabo nanjye nkigendera amafaranga yanjye yose. Umva nkubwire rwe. Bitewe n'uburyo mbona imigabane yawe ishobora kuzaba iri ku rwego rwo hejuru. Yes, nibyo cyane rwose imigabane yanjye hejuru nta kibazo. Ndumva wakitonda tukazagabana pilote yaje. Kuko nibyo byiza. Yewe nubwo nasinze ariko sinabura kubabaza naho ngiye imigabane yanjye bimeze bite. Chips rero weho. Turakohereza miliyoni 2 kuri konti yawe. Ugenda utangira ubuzima bushyashya. Uryoshye ufite amafaranga. Okay, nta kibazo. Rero rwe. Nubwo ngiye ariko ujye ubimenya ko igihe cyose uzaba unyeneye nzaba mari ku bwawe. Gusa agenda gutya. Niko serwe. Aka gahungu ko mbona ntakazi katadusanzwemo. Aka nakahe. Uravuga njyewe se? Ndavuga wewe. Ntabwo ndagahunga ariko. Ubundi gihe nitwa Sarihungu. Uyu Rwema ureba niwe boss wanjye. Twamenyanye kera hano twajyaga duhurira twagiye gukora akazi. Rwema warabizi. Twarahuye ubundi kuva kera ariko ntabwo twakunda kuganira cyane ku bintu by'imiryango yacu. Rwema ashobora kuba atazi ko ngira n'umuryango, sibyo ra? Nanjye ntabwo mbaza abagize umuryango ariko twamenyanye ubundi kuva kera. Ejo bundi rero nibwo yagize aravuga ati wagahunguye ko tutabanye nabi. Waje nka kurangira akazi. Abarampamagaye nubwo buryo najemo rero. Arampamagaye nze mufashemo akazi none ndabona ibintu ari byiza cyane ndimo ndanywa byeri kandi nari menyereye kwinywera urwagwa n'ikigage. Undumva ibintu bishimishije. Ubundi aho Rwema we dusanze tuziranye kabisa. Akorwe. Uzi ko wa mushoferi ashobora kuba yatwaye ya modoka yacu?
Rufuku kwiga biba byagiye hehe Rufuku wahagaze aho ngaho Kanyese uvuye he uvuye kwa muganga mama bo sigiye n'imiti bamaye zo kunywa kurya bivuze kuva mu gitondo kugeza izi saha uziko naje kukureba mu gitondo nkakubura oya nyine nagezeyo ndaremba bama n'igitanda umve ngo nyine no kugira ngo ngere hanga no gukora umuganga wandebye akangirira impuhwe akandegera akamoto uziko ucurwa n'ibicuro byo kutarara muri uru rugo wowe Njye ntabwo nkunda umwana uhora azunguruka hako mama bo ni uburwayi umve nyine ngo ngiye n'imiti bamaye ko agenda mu nzu cyo gusuhuza papa Boaze kunyitegereza cyane harawundi shaka ahantu tuziranye isi niyo witwa papa Boaze ni njyewe wowe witwa nde witwa Kanyisuku witwa Kanyisuku Emmanuel iwanyu ni iwacu ni Gasagi ahantu bitwa mu Bukemba nanjye nitwa Rugwizangoga ariko abantu benshi hano muri quartier banyita papa Boaze njyewe nyir'urugo nzi papa Boaze ni mwana wenyine ugira ibyo ntabwo ari ngombwa murakoze kangiye kunywa imiti ubundi bakubwiye ko urwaye iki ntabwo kwa muganga gafungura